Ibihe byiza cyane inshuti wowe udukurikiye ni karibu cyane hano kuri Inema TV kandi ngushimiye yuko wahisemo kubana natwe, ariko cyane cyane nshimira wowe wamaze gukora subscribe. Kandi nawe rwose niba aka kanya turi kumwe ariko ukaba utarayikora, kora subscribe maze ujye ukomeza kwibanira natwe. Ntagutindiye rero reka nkugezeho inkuru yacu uyu munsi. Byose byatangiye ubwo hari mu masaha y'akazi, ni mu masaha 9 za nimugoroba. Birumvikana neza ko amasaha y'akazi yendaga kurangira, kandi abantu benshi bashakaga kwigira muri weekend dore ko byari no kuwa gatanu. Ni muri office imwe rero harimo umusore witwaga Peter wari uri kuri telefone. Mu gihe Peter kiri kuri telefone, undi musore aramwinjirana yinjira rwose atanakomanze. Nuko abonye Peter ari bize kuri telefone, ahita yicarira kuri zimwe mu ntebe zari ziri aho ngaho muri office, mu gihe yari ategereje ko nyine Peter ari buve kuri telefone nuko bakavugana. Nuko uwo musore nawe yifatira telefone yatangira kuyirangariraho. Peter haviriye kuri telefone, yahise areba nabi uwo musore wamwinjiranye nuko aramubwira ati Prince, sohoka vuba vuba banze ukumange nk'uko abandi bose babigenza. Peter yabivugaga arisehiye cyane nuko Prince arikanga ati bro urakomeje se? Peter aramubwira ati none urabona ndimo gukina nawe, sohoka ubanze ukomange ninguha karibu winjire, nintayiguha kandi nabwo nyine usubireyo. Prince araseka ati ntaho najya bro kandi nawe urabizi neza. Nuko Peter arakomeza amubwira nabi arakaye ati kuba tuvukana ntago biguha uburenganzira bwo kwinjira hano uko yiboneye. Hano ni mu kazi, iby'ikivandimwe tuba twabisize mu rugo. Nkwihanangirije bwa mbere n'ubwa nyuma, sinzongere kukubona winjira hano uko wiboneye. Nuko ahita amubwira ati ariko se ubundi uzanywe n'iki hano, uje gukora iki muri aya masaha? Ntago ubona abandi ko bakiri mu kazi k'amasaha y'akazi atararangira? Nuko Prince aramubwira ati ariko bro, ubu nta nubwo ukeneye ko nza nkakuganirizaho gatoya. Rwose reba ukuntu uba uri bize wicishije akazi, ibaze ko utanafashe break. Peter aramubwira ati ibyo nibyo bitumye ufunga office yawe, nuko ukaza nanjye kunyicira akazi, cyangwa akazi kaba kakubanye gakeya. Ndaje nkongerereho ibindi uzajya ukora ku buryo utazongera kubona umwanya wo kwirwa uzerera no kuza kumbwira ubusa hano. Prince araseka aramubwira ati nizere ko ariko kurimo gukina, akazi mfite ni kenshi nta kandi wanyongereraho rwose. Nuko mukuru we Peter aramubwira ati mu cyumweru gitaha nibwo uzabona ko ibyo ndi kukubwira ntakinaga. Prince yari umuntu wakundaga kuderanja mukuru we cyane, ibyo rwose bifataga nkaho bitanabaye nubwo Peter ari kumubwira nabi amurakariye, undi we nta kintu na kimwe byari bimubwiye. Nuko ahita abwira mukuru we ati none se ufite gahunda yihe muri iyi weekend? Kuri uyu mugoroba se ufite iyihe gahunda, ugiye kujya he? Peter nawe abona gukomeza kurakarira muri umuntu we atari bubivemo, nuko nyine yari amutunze. Nuko ahita amubwira ati hari party ngiye kujyamo, usanze maze kuvugana na Franco kuri telefone, ambwiye ko afitiye surprise umukunzi we Vanessa, rero niho ndi buhite njya. None se uri buze tujyane? Nuko Prince aramubwira ati wapi njyewe ntago najyayo, ubu ngubu ngiye gutereta, hari akuki imparaye muri iyi minsi. Nuko mukuru araseka aramubwira ati cyakoze ubivuze neza kugaharaye, kuko ndabizi ko nta mukobwa mujya mumarana kabiri ubahinduranya uko wishakiye. Cyakoza ntaho utandukaniye nanjye utagira n'umwe nubwo muba mwanyihaye, kuko nawe rwose abo bose nta n'umwe uba ufitemo, kuko nta n'umwe mumarana kabiri. Nuko Prince araseka arihagurukira aramubwira ati bro reka nigendere, mbanje kukuganirizaho gato yabyibura ngo uruhukeho, kuko mbona akazi kazakwica. Nuko Prince ahita nyine yisohokera aragenda. Mukuru we aramureba abura icyo kumukorera, nuko asigara yivugisha ati kuza kumbwira ubusa gusa, I hate no sense. Amasaha yo gutaha kimara kugera, Peter yanyuze mu rugo yiteguraho gatoya, nuko ahita akomereza muri ya party yo kwa Franco. Nuko agezeyo barasuhuzanya. Franco aramubwira ati ariko Peter nawe rwose uransebya, reba abandi baba baje ari amakupre, none reba wowe uje wenyine, ubu se turakwicaza hehe kabandi nyine bicaranye n'abakunzi babo. Nuko Peter aramubwira ati ubwo reka nisubirireyo, kandi ubwo nta party yanyu nyine nzongera kuzamo vuba, kuko njyewe ibintu by'inkundo wapi kabisa. Nuko Frank aramubwira ati ntago wasubirayo bro, nyine ntago nari nkomeje, ariko nyine ubitekerezeho,
nuko Frank ahita amufata akaboko amujyana ahantu ku meza amwe hari hicaye abandi bakobwa. Hari hicaye inshuti za Vanessa zari zikiri single. Nuko Frank abwira Peter ati nuburamo n'umwe muri bariya bakobwa rwose nawe urafite ikibazo gikomeye. Ibyo bimubwiraga rwose bagenda, Peter yabuze nuko amuhakanira. Nuko Peter yicara aho ngaho bari bamaze kumwereka. Peter yamaze kwicara aho hantu yumva biramubangamiye cyane. Yasanze abo bakobwa bicaranye bari bameze nkaho basanzwe baziranye, barimo batera story rwose byacitse. We rero kubera ukuntu atakundaga kuvuga yumvaga byamubangamiye cyane, yumvaga rwose aho hantu atari buhagume. Yari yumiwe ati ubundi abakobwa bazima bagira amagambo angana gutya. Abakobwa bakomeje kuganira, ariko Peter nawe bikomeje kumubangamira cyane. N'ubundi rero kuko ikirori cyasaga nkaho kitaratangira neza, Peter yatangiye gutekereza ukuntu agiye kuva aho hantu, nuko akaza kugaruka nibura pati yatangiye. Aho hantu bari bicaye hari hejuru muri etage, nuko aravuga ati reka mbe nigire hasi kuri ground floor ndaza kugaruka pati itangiye rwose, aba bakobwa barimo kunderanje. Ubwo kandi niko bwari butangiye no kwira. Nuko arahaguruka aragenda ameze nk'ugiye kwitaba telefone. Yaragiye yanga gukoresha lift n'ubundi ntacyo yari arimo kwihutira, nuko akoresha ama escalier. Uko yagatangiye kumanuka kuri escalier, yumvise hari abantu bari aho ngaho imbere ye bameze nk'abarimo gutongana. Nuko uko yagakomeje kugenda begera, yumva ijwi ry'umukobwa rivuga riti ariko ndekura nigendere. Nuko ijwi ry'umuhungu naryo riramusubiza riti ariko urabujya hehe? Amafaranga yanjye banzu yanyishyure cyangwa wiyemeze kugumana nanjye weekend yose nuko bihuriremo. Umusore arakomeza aramubwira ati ntago bishoboka ko nabura wowe ngo mbure n'amafaranga yanjye. Umukobwa aramubwira ati rega amafaranga yawe ntayo mfite, kandi nibyo urimo kunsaba byo kuryamana nawe ntago nabishobora. Umusore aramubwira ati ndakwica rero. Ubwo Peter nawe yari abagezeho, asanga umusore yafashe umukobwa mu ijosi ameze nk'atangiye kumuniga. Nuko Peter ahita afata uwo musore amwegeza, yaramubwira ati ariko uriho urakora ibiki? Nta soni, urashaka kwica umuntu? Yakugize atese ni iki yakoze gituma ushaka kumwica? Nuko uwo musore abwira Peter ati aka gakobwa ni akabandi, kandi ya mafaranga yanjye karankinisha kangira inzanga, none rero nikayame nikatayama ndakica. Nuko Peter abwira uwo musore ati nangahe se yakuriye amafaranga angahe? Uwo musore aramubwira ati ni 300. Peter aramubwira ati 300? Ubwo nibyo bigiye gutuma ushaka kwica umuntu? Nuko uwo musore aramubwira ati uzi kugira ngo nsaving 300 ukuntu bimvuna? Wowe erega ndikumva uri kwita amafaranga makeya. Biba byamvunye cyane, nta nubwo rwose njya mbasha kuyatunga. Agomba kuyansubiza rero. Nuko Peter aramubwira ati okay fine, mpereza account yawe nyakoherereze, ariko reka uwo mukobwa wandi yigendere. Nuko uwo musore aha account ye Peter nawe arayohereza. Uwo musore akimara kubona message nuko aramwenyura, nuko aramubwira ati urakoze cyane, ubwo aya mafaranga nyabonye njyewe uyu mukobwa turarangizanyije, ariko nubwo umutabaye natareka amanyanga ye rwose yo gukomeza gutekera abantu umutwe no kumwica bazamwica, reka njyewe nigendere azagwe ku bandi. Uwo musore yarigendeye, Peter nawe asigara aho ngaho ari kumwe na wa mukobwa. Nuko uwo mukobwa abwira Peter ati urakoze cyane kuntabara. Peter aramubwira ati it's okay, ati njyewe nitwa Peter. Uwo mukobwa nawe ati nanjye nitwa Fiona. Peter aramubwira ati none se Fio, twareba ahantu tuba twicaye tukaba tuganiraho gatoya? Fiona aramubwira ati nta kibazo. Nuko baragenda baricara batangira kuganira. Fiona ariko ntiyakundaga kuvuga, Peter kumuganiriza byari byamugoye cyane. Nuko aramubaza ati ese mu by'ukuri byagenze bite hagati yawe n'uriya musore? Ni gute avuga ko wamuriye amafaranga? Yarayakugurije se wanga kuyamwishyura? Yayaguhaye hari serivisi agusabye se nuko wanga kuyimuha? Mu by'ukuri byagenze bite? Fiona ataragira ikindi kintu amusubiza, yahise amubwira ati nyihanganiraho gatoya, simeze neza, reka mbanze njye kwitunganya mu bwiherero. Nuko Fiona afata isakoshi ye, akuramo kandi gasakame gato cyane yari afite mu isakoshi, nuko akarambika aho ngaho.
ati iyi sakoshi yo harimo ibyo ndi bukenere. Nuko arahaguruka aramwenyura ati reka nitunganye vuba vuba bite ngaruka tuganire. Nuko Peter aramubwira ati nta kibazo. Peter yatangiye gutegereza ko Fiona agaruka ariko araheba. Nuko babandi nabo yari yagiriye mu munsi mukuru batangira kumuhamagara. Nuko Frank aramubwira ati none se bro byagenze bite ko ntari kukubona hano muri party? Nuko Peter aramubwira ati ndi hano hafi nyihanganira mu kanya gato yandabanje. Nuko Peter atangira kwibaza kuri Fiona ati ese uyu mukobwa agiye? Nuko ajya kumurebera mu bwiherero bwari buri hafi aho ngaho ari karamubura. Nuko aribaza ati ese yagenda agasiga sakame ye ahangaha? Nuko Peter afata ka gasakame aragafungura abona nta kintu na kimwe kirimo. Nuko arumirwa aravuga ati wa mukobwa burya koko ni umutekamutwe, kuko buriya yanjirishije kugira ngo nkomeze nizere ko ari bugaruke gufata agasakame ke kandi yagiye kera. Ikirori cyarinze kirangira Peter adasubiyeyo agitegereje ko Fiona agaruka ariko aramubura burundu. Nuko ageze aharahaguruka nuko aritahira. Peter nubwo yatashye ababaye cyane. Yakomeje gutekereza kuri Fiona cyane no kumwibazaho byinshi. Nuko afata ka gasakame arongera arakarambura aragafungura arebamo neza yitonze. Nuko agiye kubona harimo udufoto passport dutoya tubiri turi ahantu mu nguni twishe rwose bisa nkaho Fiona yatwibagiriwemo. Nuko Peter aramwenyura nuko araniruhutsa. Weekend irangiye mu gitondo akigera ku kazi yahise atumizaho umusore umwe witwa Tom. Nuko aramubwira ati hari mission ngiye kuguha. Nuko Tom aramubwira ati meze itese ipfa kubirimo kashi nyine. Nuko Peter aramubwira ati hari umukobwa nkeneye ko umenyera amakuru ye yose. Nuko amuhereza ka gafoto passport kamwe umutwe yari afite. Nuko ahita amubwira ati ndashaka ko umenyera buri kimwe kuri uyu mukobwa. Ni muntu ki, ataha he, umuryango we ni bantu ki, akora iki, byose mbese nyine bimwerekeyeho nkeneye kubimenya kandi bidatinze. Nuko Tom aramubwira ati boss kuva ryari ushakisha amakuru ku mukobwa? Ubundi ko ujya umpa akazi nk'aka ko kunekera ari nk'izindi company duhanganye, ni gute rwose ugiye kuneka umukobwa nk'uyu? Nuko Peter aramubwira ati ibyo ntago bikureba, wowe nshakira amakuru nkusabye ibindi ubyihorere. Nuko Tom ahita afata ka gafoto aragenda. Peter nawe asigarana kandi gafoto kamwe. Nuko asigara akitegereza, ari nako ka gasakame gato yari yazanyemo utwo dufoto karambitse aho ngaho ku meza. Uko yagakomeje kwitegereza ka gafoto, murumuna we Prince nawe abarinjiye nuko abamugezeho. Nuko akimubona aramubwira ati Peter bimeze bite? None se kuva ryari usigaye ugendana udusakame tw'abakobwa? Nuko Peter umujinya uramwica aramubwira ati ariko Prince nzakugirene, uzi ko nkanze igihe cyose nakubwiriye ngo ujye winjira ukomanze kubera icyo utajya wumva. Nuko Prince aramubwira ati ibyo bireka ahubwo nyibwirira. None se utu tuntu tw'abakobwa usiga ugendana yari yakibagiriwe mu modoka yawe se? Sha bro noneho ndumva watangiye guca akenge kabisa. Peter aramureba aramwihorera ahita yifatira ka gafoto ngo agasubizemo muri ka gasakame. Agiye kugasubizamo Prince ati zana hano turebe. Mana yanjye we uyu mukobwa nawe uramuzi? Nawe yagutekeye umutwe? Nuko Peter aramwihorera. Nuko Prince ahita akomeza kumubwira ati none se murakundana? Ukundana na Shadia? Ndangira ahantu ari mbanze munigi. Peter yumvisha amagambo murumuna we Prince amaze kuvuga. Nuko ahita ahaguruka ajya gufunga umuryango. Nuko araza aramubwira ati bro tuza tuganire twitonze. Nuko Prince aramubwira ati kubera Shadia noneho ukeneye ko njyewe nawe tuganirira hano muri office yawe? Ndabonerega uvuye no gukinga. Nuko Peter aramubwira ati tuza ariko bro tuza tuganire twari ibintu gakeya. Ubundi Shadia urimo uvuga ninde? Prince aramubwira ati uwo mukobwa nyine uri kuri iyo foto. Nuko Peter aramubwira ati oya wamwitiranyije, uyu nguyu yitwa Fiona. Prince aravuga ati hoya ndamuzi neza yitwa Shadia, ariko ukuntu ari akabandi gashobora kuba kanahinduranya amazina pe. Gusa wakanyereka sinzi ko rwose kankira.
nuko Prince atangira kurakarira mukuru we cyane ati ugomba kunyereka ahari. Nuko mukuru we Peter aramubwira ati gabanya uwo mujinya ariko ubundi yakugize ate ko mbona wamurakariye cyane. Prince aramubwira ati yandiye amafaranga utabara, ariko niyo biba ari ibyo gusa gafite ukuntu ari keza rero kakaza kanigize nk'akamarayika kagashuka umuntu kakamwica mu mutwe, yamara kwishyira areze ntumenye ahantu rwose karengeye, ubanza kanakorana n'amadayimoni si gusa. Prince yavuze ibyo byose, Peter nuko nawe ahita yibuka ukuntu yamucitse ubwo bari kumwe ubushize, nuko arumirwa. Nuko Peter abaza Prince ati none se ko numva wamurakariye cyane byasaba iki kugira ngo umubabarire? Prince aramubwira ati kireka nyishyuye amafaranga yanjye rwose, naho ibindi byo abakobwa sababuze nageragereza n'ahandi. Peter atangira gucekinga muri telefone ye ati harya waba warigeze kunyureza account yawe kugira ngo ngushyireho amafaranga? Nuko Prince aramubwira ati niyiki se umusa urashakira iki account yanjye? Nuko Peter aramubwira ati nyine ndashaka kugushyiriraho amafaranga. Nuko Prince aramubwira ati none se ugiye kuyamwishyurira? N'ikunda ryawe ry'amafaranga nzi n'igiceri cya 5 iyo ugiciyeho uragitoragura ngo kirabara? Sinzi da. Peter nawe ubwo niko yarakirimo gukomeza gushakisha muri telefone ye ngo arebe kabonamo account number ya murumuna we Prince ariko arayibura. Nuko aramubwira ati ndayibuze ongera uyinyeherereze. Nuko Prince araseka ati sha bro buryo uzi ko umutima wawe ugikora, narinzi ko utari muzima, narinzi ko ari ibuye walahi. Nuko Peter aramubwira ati ibyo bireke ahubwo mpereza account yawe nyine nyaguhe ariko umubabarire. Nuko Prince aramubwira ati umva ndamubabariye ku bwawe rwose tuza nta nubwo nzongera kumurakarira, nubundi nta munsi ntashya bahora bayandya ahubwo bazayamaramo burundu. Nuko Prince arakomeza abwira mukuru ati none se bite murakundana? Peter aramubwira ati oya ntago dukundana pe, ahubwo wowe ndumva muziranye ndifuza ko wagira ibyo umumbwiraho, niba mwarakundanye byanze bikunze hari ukuntu muzi ndashaka kumumenya byimbitse. Nuko Prince aramubwira ati nta kintu na kimwe muziho pe, cyangwa wakuruwe n'ubwiza bwe ugira ngo ni umuntu, aragucanga akagucabiranya nta kintu na kimwe ushobora kumumenyaho. Reba nk'ubwo njyewe nzi ko yitwa Shadia, wowe yakubwiye ko yitwa Fiona, ni umuntu udashobora kumenya ibye. Nuko Peter aramubwira ati nta kibyo tubireke, ngaho mbwira mwamenyanye mute, mwakundanye mute, ataha he, nyine mbwira bike mu byuzi. Byanze bikunze hari ibintu bike ushobora kumenya ku muntu mukundana. Nuko Prince abwira mukuru ati rero njyewe na Shadia tujya gukundana ni pasi bari bampaye, ariko wagira ngo uwo mukobwa wampaye pasi barakorana, kuko nkimara kubura Shadia n'uwo mukobwa wampaye pasi nimero ya telefone yahise ivaho. Rero nta kintu na kimwe muziho pe, kandi nyine uwo mukobwa nawe wampaye pasi sinari muzi, twari twahuriye mu kabari. Gahe bazi nawe umuntu nk'uwo urumva nyine nta hantu namwe nari muzi. Nuko Prince arakomeza abwira mukuru ati bakimara kumpa pasi rero nabonye Shadia mbona ni mwiza cyane nuko ndamukunda, ariko ntago nashoboraga kumenya ikintu na kimwe, wenda ngo menye ngo abavandimwe be, ngo menye ngakora akazi ki, ngo menye ngataha he. Nanjye rero nirinze kubijyamo cyane kuko nabonaga ibiganiro nk'ibyo bimubangamira. Gusa nyine yandiye amafaranga utabara. Peter yahise areba ku isaha nuko abwira murumuna we ati ntacyo urakoze, ariko turimo turica akazi, ugiye mu kazi tukaba turi guha abandi bakoze urugero rubi. Gusa nugira ikindi kirenzeho umenya ko makuru y'uyu mukobwa uzakimbwira. Nuko Prince aragenda, Peter nawe asigara aho ngaho yumiwe rwose. Nuko aravuga ati ese ngewe kubera iki atashatse kujya ndya amafaranga kandi yari yabonye neza ko nyafite. Peter yakomeje kwibaza byinshi kuri Fiona ariko biramuyobera. Icyumweru cyarinze gishira, uwo yatumye kumushakira amakuru atarayabona. Peter bikomeza kumutesha umutwe. Ati se ndakora iki k'uyu mukobwa rwose nkomeje kumubura? Kera kabaye yagiye kumva yumva Tom aramuhamagaye ati wa mukobwa ndamubonye, hari umugabo barimo gusangira. Peter aramubwira ati komeza ubacunge umukurikire pa kumenya ahantu ataha. Amasaha yabo yo gutaha ageze,
Fiona yagiye mu modoka y'uwo mugabo basa nkaho rwose batahanye. Uwo mugabo yamucyuye iwe, nuko Tom nawe arabakurikira, aguma acungiye hafi aho ngo arebe igihe Fiona azasohokera agataha iwabo mu rugo kugira ngo azamukurikire ahamenye. Hashize nk'iminota 15 ariko abona Fiona asohotse yirukanka. Tom ahita ahamagara Peter, nuko aramubwira ati none se kasohotse bisa nkaho acitse uwo mugabo, mufate mushyire mu modoka muzane. Peter aramubwira ati ariko njyewe nagusabye kumenyera iwabo, ntago nigeze nkusaba kumunzanira. Fiona akimara gusohoka yiruka yahise afata akamoto, nuko barihuta cyane. Tom nawe arabakurikira, nuko abona ahantu Fiona ataha, nuko ahita abibwira Peter, nuko Peter nawe ariruhutse. Peter mu gitondo nta hantu na hamwe Fiona arajya, yagiye iwabo, nuko ahasanga umumama ukiri muto kandi rwose witegereje neza wabonaga asa na Fiona. Nuko uwo mumama aramwakira ati ariko sinabamenye. Peter aramwibwira ati nitwa Peter, narinje kureba Fiona. Uwo mumama acyumva iryo zina ati Fiona, nta muntu uba hano witwa Fiona. Peter aramubwira ati Shadias. Uwo mubyeyi ati reka da, nawe ntawe nzi rwose. Nuko Peter ataka agafoto ka Fiona yari afite, nuko arakamwereka. Uwo mama atekereza ukuntu umukobwa we yamubwiye ngo ntihazagire umuntu n'umwe abwira ko abaho ngaho, nuko ahita ahakanira Peter ati uwo mukobwa rwose ntawe nzi, ni n'ubwa mbere mubonye. Nuko Peter biramucanga arasohoka, imodoka ye aragenda arayifata yiparika hirya ho gatoya, nuko avamo aragaruka ajya hafi y'iyo nzu, kuko ntago rwose yari yizeye ibyo bari bamaze kumubwira. Yarabibonaga neza ko uwo mumama ari kumubeshya, kandi n'ukuntu yasaga neza na Fiona yarabibonaga rwose ko ari mama we. Nuko yigumira hafi aho. Hashize umwanya munini atangiye kurambirwa, agiye kubona Fiona arasohotse yambaye ikigofero kinini kimuhisha mu maso. Nuko Peter aramureka munyuraho, ahita agenda amututse inyuma ati Fiona. Undi arikanga, nuko arahindukira abona ni Peter, nuko abura icyo avuga. Nuko Peter aramusuhuza. Peter aramubwira ati ese wakihanganaho gatoya ukaza tukaba twicaranye mu modoka yanjye ko hari akantu gato nshaka kuvugisha. Nuko Fiona aramubwira ati oya ntago byashoboka rwose, ndihuta hari aho ngiye nakerewe. Peter aramubwira ati please nta kanya gato, ariko ntacyo twanagendana mu modoka yanjye nkujyanye aho hantu ugiye tukagenda tuganira. Nuko Fiona aburuka muhakanira, batera intambwe nkeya bajyaho Peter yari yaparitse, nuko binjira mu modoka. Peter aramubwira ati ese ubundi wari ugiye hehe? Fiona aramubwira ati ni umuntu nari ngiye kureba. Nuko Peter aramubwira ati uwo muntu umwihorere rwose mureke. Nuko Peter aho kumujyana aho yari agiye ahita yerekeza iwe aba ari hamujyana. Fiona aramubwira ati ese ugiye urimo uranjyana hehe? Ubwoba butangira kumwica. Nuko Peter aramubwira ati humura rwose singushimusi, ndagira ngo uze tube tuganirira iwanjye, nibirangira ndagucyura nkujyana iwanyu. Ati kandi humura nta kintu na kimwe kibi nshobora kugukorera. Bagezeyo imodoka ikimara kwinjira mu gipangu, nuko Peter arafunga. Nuko abwira Fiona ati nyemerera tuganire, maze iminsi nshakisha amakuru yawe yose rwose narayamenye. Ndabizi ko ubayeho utunzwe no gutekera abagabo umutwe, kandi ndanabizi neza ko iwanyu muhinduranya akaritsiye buri munsi kubera ubwoba uba ufite yuko abo bantu wagiye urya amafaranga bakugirira nabi, kandi nawe uhinduranya amazina buri munsi, rimwe nguri Joli, ubundi nguri Shadia, ubundi nguri Fiona. Amasimukadi ufite nayo ntiwayabara kuko buri muntu wese umuha nimero ye bitewe n'uko ubishaka. Nta muntu n'umwe ushobora kugushaka ngo akubone mu gihe wowe utabishaka. None rero ndagira ngo tuganire, ubundi urinde wa nyawe, kandi nyine kuki ukora ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Ngira ngo urabizi neza yuko rwose bashobora no kukwica. Fiona yumvise byose Peter abizi, yumva rwose biramucanze, yumva ko ari ngombwa ko amubwiza ukuri. Nuko aramubwira ati ese ubu ndahera hehe nkubwira ibyanjye? Peter aramubwira ati feel free rwose, bohoka umbwire kandi ntugire ikibazo, sindi bugushinja amakosa ku byo ukora byose.
mbwira rwose nguteze amatwi. Fiona yahise amubwira ati sinzi aho ndi buhere n'aho ndi bugarukire, sinzi icyo ndi bukubwire. Nuko Peter aramubwira ati rwose mbwira uko ubyumva kandi umbwize ukuri, humura ndakumva. Nuko Fiona ahita amubwira ati njyewe ubundi amazina yanjye nitwa Joy, uriya wasanze mu rugo niwe mama wanjye, kandi umubabarire ko yakubeshye, nanjye umbabarire kuko ni njyewe wamubwiye ko atazajya atanga amakuru yanjye uko yiboneye. Nuko Peter aramubwira ati ibyo nta kibazo, komeza umbwire. Joy ahita akomeza aramubwira ati mama nyine niwe mubyeyi wenyine dufite, papa yapfuye tukiri batoya adusiga turi abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3. Umusaza wacu niwe wari mukuru nkakurikiraho, n'abandi 2 nyine bagakurikiraho. Papa akimara gupfa rero mama nta kazi yari afite, rwose twaranakodeshaga. Mama yashatse udufaranga duke yatangira gucuruza kugira ngo tubone uko tubaho. Twarize bigoranye, ariko umusaza wanjye mukuru ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye atangira kwigira ikirara, anywa ibiyoga n'ibitabi n'ishuri aryikuramo. Mama ntako atagize ngo amuhane, ariko aranga aramunanira. Yatangiye rero guteza gake gake n'ibintu mama yari afite mu iduka. Mama ashiduka nta kintu na kimwe gisigayemo rwose, n'amafaranga mama yari afite yose nuko umusaza wacu arayaterura nuko arigendera. Tumuheruka kuri uwo munsi, na n'ubu wumve ko tutazi n'ahantu ari, gusa nyine twumva abantu bavuga ngo ari mu bihugu by'abaturanyi ariko ntitubizi neza. Mama icyo gihe rero umusaza wacu akimara guhombya iryo duka no gutwara udufaranga twose mama yari afite, mama yasubiye inyuma cyane, imibereho iranga neza. Abagira neza bakomeje kudufasha, nuko ndangiza amashuri yisumbuye. Mama arambwira ati bya kaminuza byo rwose ntubitekereze ubyibagirwe burundu. Ubwo ubucuruzi nabwo bwari bwaranze burundu kuko yageze haranafunga. Kubaho bitangira kutugora, kubona icyo kurya ritombora. Hahandi mama yabanzaga gukora uturaka tw'isuku mu bipangu by'abantu, cyangwa se akajya kubamesera kugira ngo tubone uko turya. Narebye ubwo buzima numva biranshanze, nshaka akazi ahantu hose ndakabura. Ntekereza kwigira indaya nabyo birananira, kuko nabonye rwose ntabishobora. Nibukaga urupfu papa yapfuye ubwoba bukanyica, kuko nubwo nari umwana byansigaye mu mutwe nuko nkurana iryo hahamuka. Papa wanjye yishwe na sida, hari kera imiti igabanya ubukana nayo itaraza. Nakuze ntinya iyo ndwara kuko nabonye ukuntu yica nabi, nabonye ukuntu yari yaragize papa. Nuko iby'uburaya natekerezaga gukora ndabireka burundu, kuko naravugaga nti nshobora kuhahurira n'iyo kabutindi. Nibwo rero natangiye gutekereza kujya ntekera imitwe abagabo n'abasore nkabarya amafaranga. Ariko nyine kubera gutinya ko hari uwo twaryamana, uwazanaga icyo gitekerezo nkabona ko aricyo kintu cya nyuma anshakaho, nahitaga mukuraho amafaranga nkeneye ubundi nkigendera. Nuko nyine nkahindura telefone nk'uko wabivuze, nahitaga mpindura simukadi nuko akanshaka akambura. Nubwo mbikora mbizi neza yuko bishobora kuzankoraho, ariko nta nubwo rwose nabireka. Inzara iraryana nshuti, uwitarica rwose ntago ashobora kumva neza ukuntu inzara imera. Uwo mwanzuro wo gutekera imitwe abagabo nawufashe bamaze kudusora mu nzu inshuro utabara. Barumuna banjye basigaye bajya gushaka ibitoki n'ibirayi aho bamena imyanda bakazana tukabona guteka. Nubwo nkubwiye iyi nkuru yanjye rero sinkubwiye ko ngiye kubireka, mbikubwiye kubera ko cyagihe wambereye imfura ukamfasha. Ariko nyine ukuri kwanjye nuko ntazabireka pe, byibura ntabanje nko kubona nk'ikigabo cyemera kungurira imodoka nuko nkayigurisha nkabanza kubona inzu y'iwacu baturamo. Naho twabaho dukennye ariko dufite aho dutaha ntacyo byaba bidutwaye. Peter yari yateze amatwi inkuru ya Joy, nuko biramubabaza cyane, agahinda karamwica. Nuko aramubwira ati Joy mbabarira ureke ibyo bintu rwose kuko bazakwica, kandi nyine sorry ko byababayeho. Joy aramubwira ati ntibishoboka ko nabireka tukabaho guta, ariko uyu wacu tumeze neza, turya 2 ku munsi, nsigaye nishyura inzu tubamo nibura nk'amezi 3 icyarimwe,
mama nawe arimo arashaka ikindi kintu yakora, none mbireke twongere dusubire nk'uko kera twahoze. Rindira rwose nimara kubona inzu tubamo tudakodesha nzabireka. Peter aramubwira ati none se ubundi kubera iki ngewe ubushize cya gihe wahise unshika kuriya utanashatse kundya amafaranga kandi warabonaga ko nanjye nyafite. Joy aramubwira ati cya gihe nagucitse kubera ko wari urimo kumbaza ibibazo byinshi ntari nshoboye kugusubiza muri kiriya gihe, kandi wowe sinzi impamvu numvaga umutima wanjye utampatiriza kukurya amafaranga nubwo nabona gusa n'uyafite, nuko nyine ndigendera kandi nyine umbabarire. Nuko Peter aramubwira ati none se nushaka umugabo bizagenda bite Jo? Uzarindira iyo nzu y'iwanyu izabanze iboneke nukubone gushaka umugabo bizagenda bite? Jo araseka cyane ati icyo gitekerezo sinjya nkigira, umunsi nakigize nzanatekereza ku kuntu nyine bizagenda. Jo aramubwira ati njyewe ubundi mu bitekerezo byanjye byo gushaka umugabo rwose ntabirimo. Nuko Peter aramubwira ati are you sure? Jo ati nibyo rwose nta mugabo njyewe nzashaka, ntabyo nteganya pe. Nuko Peter aramubwira ati mu bantu bose wariye amafaranga nta n'umwe wigeze nibura ukundamo? Nuko Jo aramubwira ati nta n'umwe nigeze nkunda habe na rimwe, ariko nta n'agatonyanga k'urukundo na gatoya nigeze mbagirira. Nuko Jo yabwira Peter ati ubundi ngewe mu mategeko ngenderaho nuko ntagomba kugira amarangamutima, nuko nta mugabo n'umwe nyine ngomba kugirira impuhwe. Rero ibyo bintu by'amarangamutima mbizanyemo rwose n'amafaranga nabanyabuzi. Nuko Jo yageze ahita amera nk'uwikanze ati ariko Peter ubanza wanandoze, ubundi kuki ndimo kukubwira ibi byose nanjye narengereye pe. Nuko Peter aramubwira ati humura rwose kuba mbimenye n'ibyanjye nawe nta handi bizajya, ati ahubwo ko nshaka kuguha akazi ukareka ibyo wirwamo urabyemera? Jo aramubwira ati nta mashuri nifitiye pe, naho ubundi akazi ko sinakitesha. Peter aramubwira ati nta kibazo ko warangije amashuri yisumbuye birahagije, nushaka no gukomeza uzambwire ngo ushakire scholarship ujye wiga unakora niba wemeye ko nguha akazi. Nuko Peter abwira Jo amafaranga azajya amuhemba. Jo yakiyumva nuko arikanga ati ayo mafaranga ko ari menshi cyane. Peter aramubwira ati niba ubyemeye witegure kuwa mbere uzaza utangira akazi. Jo yaramubwiye ati ayo mafaranga ni menshi cyane sinayanga rwose, ayo ngayo mu myaka 2 nkoze neza nkaya savinga rwose inzu y'iwacu yabimaze kuboneka. Nuko aramubwira ati kandi nukuri urakoze cyane, nanjye rega mpura n'ubwoba mpura nikanga ko bazangirira nabi, hari n'igihe ndyama nkarota barimo kunyica. Nuko Peter aramubwira ati rega humura ndakumva sinkurenganya, ahubwo uri n'intwari kuba utajya utuma hari ukora ku mubiri wawe, atariko banzu nsezeranye ko ibyo bintu biretse burundu. Jo aramubwira ati n'Imana irabizi ko ntazabisubiramo rwose. Peter yaherekeje Joy nuko amugezi iwabo basangayo mama we n'abarumuna be 2. Mama Joy isoni ziramwica ko yabeshye Peter kare, nuko Peter aramubwira ati humura byose Joy yabinsobanuriye. Kuwa mbere Joy yagiye gutangira akazi, nuko agiye kubona mu bantu bakorera aho harimo na Prince, nuko ubwo baramwica ntiyagira uwo bibwira. Ku munsi wakurikiyeho mu gitondo Joy ntabwo yigeze agaruka ku kazi, nuko bamwe mu bo bakoranaga batangira kumuvugiraho bati uriya noneho si umukozi bazanye, umuntu ugejeje saa 4 ataraza aribwo agitangira akazi, namenyera noneho ntazajya amara n'iminsi 3 ataje. Nuko iyo nkuru iragenda igera no kuri Peter. Peter byumvise nawe biramutangaza, nuko ahamagara Joy aramubaza ati kutaje mu kazi wagize ikihe kibazo? Joy atangira kurira aramubwira ati sinaje kandi sinzanagaruka. Nuko Peter aramubwira ati byagenze bite se? Nuko Joy aramubwira ati n'ubundi nakubwije ukuri kwanjye kose reka nibi mbikubwire, mu bantu nahemukiye harimo n'uwo nasanze akorera hari, kandi rwose namenye amakuru yuko ari murumuna wawe Prince. Naramuhemukiye namuriye amafaranga menshi utabara, rero nagize isoni zo kuzajya nirwa ndebana nawe mu maso n'ibyo namukoreye byose, kandi nawe ndabizi yarandakariye cyane, ndabizi ko yangirira nabi. Nuko Peter aramubwira ati nta kibazo rwose, ibyo ngibyo Prince twabiganiriyeho kera cyane, yaranakubabariye rwose, yaranabizi yuko uyu munsi uri buze
ko umunsi w'ejo wari buze gutangira akazi. Buriya ahubwo yabuze akanya kugira ngo aze kukuvugisha nakubwire yuko yarangije kukubabarira. Joy aramubwira ati ntago umbeshye. Peter aramubwira ati humura rwose ngwino ukomeze akazi kawe. Joy yaraje noneho akora akazi ke. Yari umukobwa uzi kwiyadabuta vuba rwose, mu minsi mike yari amaze kumenyera. Akazi akagakora neza cyane kurusha n'abize bakaminuza. Mu minsi mike nabo batangiye kwiga. Peter iteka yaramurebaga agashaka kumubwira ko amukunda kandi ko bimaranye igihe, ko yamukunze ubwo yamubonaga bwa mbere cyagiye ku maesikariye bashaka kumugirira nabi, nuko akabura hahera kubera ukuntu yari yaramubwiye ko iby'inkunda atajya bijyamo, ko nta na gahunda afite yo kuzashaka umugabo. Kandi nubwo Joy rwose yari yaraje mu kazi ahazanywe na Peter, Joy yakoraga akazi ke neza cyane atabyitwaje, kandi akagakora neza cyane azi kubana neza n'abandi bakozi bagenzi be, nta matiku nta nenge nimwe rwose. Ibyo byose byatumaga Peter arushaho kumukunda cyane. Peter yageze haravuga ati ngiye kubivuga ikiba kibi, batazavaho banamuntwara naba mbaye ikibwa rwose. Nuko kera kabaye Peter ariko cora, ariko afite ubwoba bwinshi kubera ukuntu yabonaga Joy yihagazeho cyane, nta cyizere na gike yari yifitiye. Yumvaga rwose Joy ashobora kumuhakanira bikamubabaza. Joy nawe akimara kumva yuko Peter amukunda yaratunguwe cyane. Nuko abwira Peter ati uratinyutse ukunda umukobwa nkanjye, umukobwa w'ibandi, umukobwa udafite aho aturuka hazwi, udafite amashuri, kandi wowe wicaranye diplome z'ikirenga utabara. Ntago nkukwiriye Peter, shakira ahandi rwose, ntago wakundana n'umuntu nkanjye, abantu banaguseka. Ibaze murumuna wawe Prince aramutse abwiye inkuru yanjye ababyeyi bawe ukuntu babifata. Nuko Peter aramubwira ati ibyo byose urimo kuvuga nta kintu na kimwe bivuze, nta nubwo mbyitayeho rwose. Icyo nitayeho muri aka kanya kandi nkeneye ni urukundo rwawe. Nuko hashize akanya Joy nawe amubwira ko amukunda, ati gusa mfite impungenge niba koko uzizera ko ngukunda bya nyabyo bitewe n'ahahise hanjye. Nuko Peter aramubwira ati humura ndakwizeye kandi ngukunda ukuri, ahahise hararangiye, twirebera aho turi ubu n'ahazaza hacu. Batangiye gukundana ariko bitoroshye, basohokera nk'ahantu rimwe na rimwe bagahura n'abo Joy yagiye ahemukira. Peter yahoraga yiteguye kumurwanirira cyangwa se rimwe na rimwe akishyura amafaranga y'abandi Joy yagiye atwara. Ibyo ariko byageze aho birarangira, abo Joy yahemukiye bose yarabasabye imbabazi, ukeneye gusubizwa amafaranga nawe bakayamusubiza. Bakomeje kwikundanira, igihe cyo gukora ubukwe nacyo kiragera. Nuko abaza amateka ya Joy yahahise bati uriya si umugore ashatse, uwabaye ibandi ntariba rimwe. Peter akabumva akabihorera, nuko yibanira n'umukunzi we Joy. Kandi Joy rwose yari umugore mwiza, nta bucakura bundi yagiraga, byose yari yarabikoreshejwe n'ubukene. Joy wari waragowe n'ubuzima, abona bukeye ntamenye ko buri bwire, yabona bwije akarara adasinziriye ijoro ryose kubera inzara, yarasigaye abayeho neza, afasha n'imiryango myinshi ikennye akayibonera ibyo kurya. Ntago yakize ngo yibagirwe. Umugabo we Peter iteka yatungurwaga n'umutima mwiza wa Joy. Nuko Joy na Peter bakomeza kubana bikundanira cyane, Peter atamurenganyiriza ahahise, ahubwo bari basigaye babiganira bagaseka, bakabifata nyine nk'urwenya. Naha rero dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe. Reka nongere nkwibutse wowe utarakora subscribe ko wakora subscribe rwose ukajya ukomeza kubana natwe, kuko ni inkunga yawe ikomeye cyane. Kandi nawe rwose wayikoze ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Kora rero like, unasige comment kandi unasharinge no ku bandi. Ntuzacikwe rero n'izindi nkuru zacu z'ubutaha. Imana ikurinde.